gipfire gipfutse ibirenge ariko ndi kubona iki kigutiya kireberwamo ako mushumba bikuri mu biki mbese wowe kwitegereza ati nubwo abaririmbyi bose babyambaye n'abacuranzi babyambara n'uwashinze korara byambara kakakanyagwa ndi kukareba nkabona ari icupa kagera imbere ya byeri ukayireba kavuga ati byari byo byose nubwo biyeranje bagahita bandikaho ngo ni panasha ariko ndi kubona iki cyapa ari Sikoro ukabitegereza we ukavuga ati nubwo batubeshe ngo ni utuvuta two mu mutwe bakatubwira ngo ni utworoshya bakatubwira ngo si poroduwi ariko ndi kubona ubishizemo afite injwiri umusatsi uhita ubirende neretswe ngo byanditse he ndi kumva ijwi tizana rikodi ati ngiye kubona mbona ngo zana videwo ngo ntuzongere gutitira mu ariko bito. Yes, uyu muri kumva cyangwa se uyu muntu mbumvishije yitwa Zawadi ngiye kumugarukaho anje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ngewe ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda cyangwa se abantu bumva ururimi rw'umwuka wera mvuga. Rero ndabakunda murabizi, niyo mpamvu nza buri munsi tukaganira tukungurana ubwenge bw'Imana. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo muri Gospel Talk yacu y'uyu munsi tugiye kuganira kuki Prince Robert abanje gushyiraho ijwi rya Zawadi. Hari impamvu manje kurishyiraho. Uyu munsi ngiye kuvuga kujya ibwina kuganira akagambane kagiriwe umuntu witwa Zawadi ndetse n'abandi bavuga butumwa bajya kumera nkawe. Ntuze gutekereza ko ntazi gutandukanya idini n'itorero, nzi kubitandukanya itorero rya Kristo ndetse n'idini. Ntuze no gutekereza ko ntazi ububi bw'idini, ntazi n'ubwiza bw'itorero. Ntuze no gutekereza ko ntazi gutandukanya amadoktrine y'amadini ndetse na doktrine y'ubwami bw'Imana, ndetse ntuze no gutekereza ko ntazi kurondora imyizerere ya New Age cyangwa se imyizerere y'abaganashya b'uyu munsi. Byose ndabizi, ngiye Prince Robert ndi umwigisha. Ako nje kuganira kuri aba bavuga butumwa mwumvishe ijambo rikomeye. Nahoze ntekereza niki cyabaye kuri uyu mukobwa ndetse n'abandi nkawe bameze nk'abariziki ba Mukatete ba Masengesho Esther n'abandi n'abavuga butumwa b'abagabo benshi bagiye batandukanye. Byabagendekeye gute kugira ngo uyu munsi babe barashyizwe ku ruhande? Niki cyabayeho? Uyu munsi dufite isi idakunda ukuri. Kugeza ku rwego iyo ubwiye umuntu ukuri, umubwije ukuri guhera no ku mwana wabyaye nagakumva. Muzitegereze abana b'abakobwa babyarira mu ngo, abenshi bituruka kutumvira ku babyeyi babo. Wamuganiriza uri umumama kubera ko ufite ubunararibonye n'ubukure mu byo kubaho, ibyo umuganirije akaba ati mama wanjye sinshaka kumwumva, reka ntago nakemera ko amana ndi kugenda, nzumva impanuro nje, nzahanwa mvuyeyo. Rero hari ikintu cyabaye cy'akagambane, yaba kubitwa abahanzi baririmba indirimbo zaririmbiwe Imana benshi bagiye batandukanye. Niyo mpamvu mutakibabona. Yaba bavuga ubutumwa bwiza bwo kwihanisha abantu ibyaha no kubiringiza ubwami bw'Imana no kubereka inzira ijya mu ijuru. Abo bantu bose bagize gutya baragambanirwa, kandi bagambanirwa mu bwiru bukomeye bwo ku rwego rwo hejuru. Uti bagambaniwe gute? Hari abafashe uruhande rwo kubashyikira no kubegera no kubiyegereza no kubakurura, bakaba bati umuntu wese muzabona ahingutse yuzuye umwuka wera ari umuvugabutumwa runaka, mujye mutangira. N'uwo mubona ashobora kuba yabwira abantu, kuko Pawulo avuze ijambo rikomera avuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo burabwirizwa yaba mu kuri cyangwa se mu kinyoma. Turashimira Kristo ko ahantu hose ushobora kugenda ukamwumva nubwo biba bigoye, ariko Imana ishimwe ko ubutumwa bwiza bugenda bukagera ahantu hose. Ni ukuri hari igihe umwuka wera aza ku muntu kandi akavuga. Rero turabizi neza ko hari abantu umwuka wera ari muri bo, ariko hari igihe n'umwuka wera aza ku muntu akavuga. Ibyo bintu byose nka Robert ngenda bizi, ariko ndashaka kuganira ku mukobwa witwa Zawadi. Mbabwira akagambane gakomeye yaguyemo, akagwa no mu mutego biturutse kuri aya magambo bigishiriza mu rusengero, abantu bo mu rusengero badashaka. N'urugero na kuri iki cyigisho cyose ukuntu ari kubwiriza, ari kwerekana ukuntu abarokore bagiye babaseseramo rwihishwa, bakabazanira uduhoziyana gake gake bati ni utuvuta two mu mutwe, bakabazanira ngo ibigeze ku birenge ariko bakabisatura ku ruhande, bakabazana abagore bambara marinette, ubwo ni kuvuga abapene bo muri ADPR, basa nk'aho abantu banubakire karama ngo ko idini n'itorero ari bimwe ngo bicumbikiranye. Never impossible, ntibishoboka.
nta mwanzi, nta rugo ruhahira urundi. Kankoresha iryo jambo mu kwahuranya, nta rugo ruhahira urundi. Ahantu itorero riri kwerekeza atandukanye n'aho idini ryerekeza. Idini ni irembo rijyana umuntu kurimbuka, hanyuma itorero rya Kristo ni inzira ijya mu ijuru. N'abatekereza baryo n'abagenerwabikorwa baryo barahabanye kure. Ariko wenda tuzakomeza dukore ivugabutumwa, dukomeze tubwize abantu ubutumwa bwiza. Hari abantu kugeza n'uyu munsi b'inama z'imbagwa bagitekereza ko ibi bintu ari bimwe. Uganiriza akakubwira ngo itorero ngo idini ricumbikiye itorero, ntibibaho. Ngo mu idini ngo buri dini ryose ngo ririmo umugeni, ibyo ntibibaho. Abantu bose bakurikira umwami Yesu, umukumbi muto, ishyanga ry'Imana, ni abantu Imana ironka. Ntabwo ari abantu biga donc Imana, ahubwo ni abantu Imana yihishurira. Ntabwo ari abantu badahishuriwe isi yaba igaragara n'itagaragara. Ntabwo ari abantu badahishuriwe umuntu ubwabo bakimenya bakanamenya n'undi muntu wariwe. Ni abantu bazi gutandukanya urubyaro rwa Eva n'urubyaro rw'inzoka. Donc uwo mukumbi muto Imana igenda wihishurira. Uyu rero Zawadi, nkurikije aya magambo ari kubwiriza, nibwo nicaye nduza navuga ati ko yazize iki. Buriya ari ikintu abantu bataramenya. Narababwiye ko iyo bavuze ngo igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, abantu benshi ntabwo ari igiti basoromaho mu kimenyi. Abantu benshi igiti kimenyesha ikibi n'icyiza ni igiti gishobora kwereka umuntu ko ibintu ari gukora ari byiza, yagera imbere agasanga ni bibi. Ni igiti gitangiza umuntu ari gutangira ibintu byitwa bibi, yagera imbere agasanga ni byiza, kugira ngo ahamagare n'abandi bazavuga atari ku ibintu nubwo ari bibi. Mujya mwumva amaterima avuga ngo nta muntu ukira atibye. Abo bantu bose bafite inyota yo kuba bakire, ariko majority y'abantu bakize, ibiganza byabo n'intekerezo zabo n'imigenzereze yabo iba yuzuye umwanda. Kuko kugira ngo ugere ku rwego abantu bagira amasaha 28, hakabamo 8 yo kuruhuka. Abantu nta kindi kintu kidasanzwe, ni ugufata bamwe bitewe n'ingano z'icyo mwita ngo ni imitekerereze, ariko mwenge mbyita ubucakura, bagashaka gusumbisha abandi. Sasa rero muri uko gushaka kubika intonga, kuko bidakunda, hari igihe kibaho ngombwa, hakaba ngombwa ko guheza abantu bamwe, bakavuga ati mwebwe ibi bintu ntago mubyemerewe. Naha rero Zawadi baje babwiriza, bakabwiriza abantu kwihana ibyaha, babwira abantu ko bavuye no mu byaha, ariko bagasanga tere baje gukoreraho niba yemerewe. Nagiye ibwina nsanga hari umuvugabutumwa umwe w'umusore hano muri aka karere ka Gasabo, wajyaga bahamagara bakaza kuvuga ubutumwa bwiza. Mbere yo kuba barandura abangaba niwe bahereyeho. Ubwo abantu bazi kumenya uwo muvugabutumwa ndi kuvuga muraza kumbwira, mushatse na inbox namubabwira. Uwo muvugabutumwa bararangije bahita barandura. Kubera izihe mpamvu baranduye? Kwari kugira ngo bahere ku mizi yubaha tere. Ikindi cya kabiri, ari ikintu abantu batarayishurirwa ariko muzagera mu kimenye, wenda uko bwije nuko bukeye abashinzwe kuba bashakisha banamenya. Buriya hari abantu benshi bajya bavuga ngo YouTube ngo nirimbukiro. I know nirimbukiro, ariko buriya YouTube hari abantu bayiriho bavuga ubutumwa bwiza, hari abantu bariho bavuga ubutumwa bwiza. Rero yaba YouTube yaba n'idini byose biri correspondence, bidonko birakonectanye, biruzuzanye. Hari abantu b'abapasteri bakorana n'aba YouTuber rwihishwa, icyo bita rwihishwa, ku buryo bavuga ati rero uyu muntu twebwe tugiye kumuca ahangaha, nawe naza hano uzadufashe kumufatira mu kagozi, uri kumva, ku buryo kwijandura muri ako kagozi bizamugora. Niyo mwagiye kumva mwumva umuntu ngo aratwite, ngo inda ngo ivuye aha, n'urugero nyine nguhaye, ukumva umuntu ngo byagenze gute, ngo arwaye kanseri mu mwaka umwe ngo irakize. Abantu bo ntibamenye ukuntu donc umuntu ashobora kugukurura ariko afite gahunda, babyita ngo kunaga mu bisheke. Kunaga mu bisheke throwing bivuze iki cyangwa se bisobanura iki? Ari igihe abantu baba mu buzima bugambana bw'akagambane kandi abantu bo ntibabimenye. Ariko uyu munsi isi Zawadi n'abandi bavuga ubutumwa mwese muzashaka kuzamuka, abo bamukatete muzongera kubabona mu nsengero zigoranye, baragenda bakabipanga rwihishwa. Bo bakabipanga rwihishwa akabati uzongera guhakanaka itere uzambona. Noneho umuntu urabizi ko iyo umuntu amaze kuba ikimenywa na bose mu bijyanye n'ubucuruzi aba ari iboro, aba ari imari. Ariko hari igihe bicaka batari ku ibintu aba bari gucuruza, ntabwo ku isoko ryacu tubikeneye. Ntabwo ku isoko ryacu tubikeneye. Ikintu bakora ni iki? Yabo bahanzi yaba n'abavuga butumwa bo ntabwo bakubwira ngo wowe turaguciye. Bo barakonectanya bakavuga ati mbo ikintu turagukora ni iki.
nuko turakora connection, aho tuzajya tubona furaya tuzajya tubaza umupasiteri ese wamutumiye mu ruhe rwego. Ejo umupasiteri niba muhindura bakamujyana ahantu wenda n'urugero bagakora mitasiyo bakamujyana ahantu runaka, azaza koko bubamoye kiko nakoraga imirimo bigenze gukira gutya, nabaza amakuru agahita ariko wowe wakiye runaka kandi atakiri kuri liste y'abantu bemewe kugira gute kwakirwa. Ni mpamvu yamuvoma mwababonanaga bwa buryo mwajyaga mubabona kuki mutakibona ku mbuga nkoranyambaga. Ejo nari kuganira na Byishimo ari kuvuga ngo bagiye Filipi bagiye Filipi, hari abatahagayo n'ubundi bakoraga inama batahayo, ariko ku Gifilipi se ni nayo materime nyine donc yo kwaje bakoresha umuntu ngo bakamujyana Filipi. Mwebwe twaza hano ku mbuga nkoranyambaga ahubwo wavuga ugasanga umuntu ntago hari abantu baba batari kumva. Wavuga n'urugero typique, watanga urugero umuntu bamujyanye Filipi, abantu bone bamenye ngo ese kujyanwa Filipi no kugirwa gute. Nuko bakita kubaninga barakubaninga bo niba uri umuhanzi. Niba mutakibona abahanzi bajyaga bazenguruka mu nsengero baririmba, muracyababona se? Ntabwo bajyanye nyine, ntabwo bajyanye n'umurongo. Uraza kubwira abantu ko ubwami bw'Imana bwegereje, ko buri hafi. Hari inyigisho ivuga ko imeruka y'umuntu ari urupfu rwe, Yesu atazagaruka. Ubwo ze barakwemerera kandi ari byo bigezweho. Uraza kubwira abantu ko Yesu azaza gutwara umugeni nito, ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Ese mwari muzi ko na channel zivuga ubutumwa bwiza baziripotinga ku buryo n'ama recommendation yayo bayakuraho? Nibyo mwari mubizi nabyo? Kandi wabazaga ati rero wewe uyu muntu twagize gute, batubwiye yuko nyine uviola guideline, donc wangiza amabwiriza, wica amahame. Ninde wabikubwiye se? Ni email yabimbwiye ingi. Wareba mwana ugasanga nabo bahungu b'Ikigali. Nibwo twe duhura n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye, kandi ubwo muzi ngo ni ibintu biba byoroheje. Icyo bita kurimbura mu mizi, kujya mu mizi. Umuntu uyu muntu bagahita bagukoreye umutwaro n'umuzigo, ngo umuntu ngo yatwaye inda ku buryo ukagwa mu makesi nk'aya ngaya. Nk'uyu mwana w'umukobwa uba ahantu yajya kubwiza no kujya mumurebera ko yakwiyemo inda, kandi nta munyamakuru n'umwe wigeze wicara ngo yerekane exactement neza ko iyo nda koko yayitwaye. Nibura ajye no kuri tere yerekana ati uyu muntu yatwaye inda, nagiye mu bitaro aha dore yaje kwisuzumisha, umugabo yandikishije n'uyu nguyu. Aho umuntu agahita asa ngo nginda ngo ni yakanaka. Nare numvise ikiganiro President akoranye na Shafi, Imana ibaho umugisha. Hari akantu numvishemo ka revelation numva karamfashije rwose. Be blessed brothers, ako kantu kamfashije. Yarari gusobanura ukuntu igitangaza cya mbere Yesu yakoze, cya mbere na mbere Yesu yakoze ari icyo guha abantu inzoga mu bukwe bw'Ikana. Benshi babikoresha bereka abantu ko abantu bakwiye kunywa inzoga, ko abantu kunywa inzoga nta kibazo, na Yesu yayinywaga. Ariko mu by'ukuri imvugo y'umwuka yavugaga yerekanaga itandukano ry'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Yerekanaga igitangaza yakoze cyo kuza gucungura umuntu, abereka ko inzoga ya mbere itari iryoshye, cyangwa se donc uburyo urusobe rw'ibyaha abantu bakoraga bagenda no mu mategeko, Yesu yaje kubikuzaho, ndetse aza no kubikorera mu ibumba cyangwa se mu kibindi kirimo ibyaha, ari wo mwana w'umuntu aramucungura. kandi ibyo Yesu yakoze bikomeye, nacyo gitangaza gikomeye Yesu yakoze. Imana ibo mugisha rero bavandimwe, nacyumvishije. Be blessed. N'ibindi mwari muri kuvugaho anyway ntabyumvishije, narababwiye ko ngira amatwi yumva, ngomba kumva rero nkakagira ikintu nkuramo. Ako kantu kamfashije. Ariko reka nigarukire kuri aba bantu baragambanirwa, ndetse n'undi muvuga butumwa uzaza akaza kuri yitera, ajya amenya kwitera ibamo kata zo ku rwego rwo hejuru. Hano mu gisata cy'iyobokamana abamo kata ziruta n'iziba mu mafaranga cyangwa se muri politics. Abantu bo mu gisata cy'iyobokamana bagira ubuhenzi n'uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu bamurandura burangaza wadi already finite limit. Kandi ukurikiye urumva ko yari umuvuga butumwa mwiza, ushobora kubwiriza abantu bakava mu byaha bagakanguka, bakareka ibintu byo kwifatanya n'abanyamahanga, kwigira nk'abanyamahanga. Ariko agenda yo gutuma abantu basa nk'abandi ntago ikenewe iwacu, ntago ikenewe. Niyo mpamvu ari kuvuga ati
jya ku ruhande. Rero mu kumushyira ku ruhande bo bakinwa politike na kata batazi, umuntu bagahita bamukorera inda ntamubonye atwite, nta n'uwigeze afotora ifoto ngo azane ngo aratwite. Umuntu bagahita bamukorera ikintu runaka bakamutereka ahantu hatuma abantu bibazwaho. Ni gute umuntu arwaye kanseri kuwa mbere ku cyumweru ikaba irakize? N'urugero nyine birashoboka Imana ikora ibitangaza, mutaza kumva ko ndi umuntu w'injiji, ariko mu isi y'ibindi bitekerezo aba ari ikintu bagukoreye kivuga ngo harimo kata wenda n'urugero zo gushaka amafaranga. Uyu muntu rero akabyikorera ntamenye ibyo ari byo. Abavuga butumwa benshi mowa baragambanirwa muri kata zo kuri urwo rwego. None se uyu muvandimwe w'umusore nahoze mbabwira yaraje gutya, urumva yari wa muntu waje atazi diru kwa diru, araza aritereka akajya hamagara abavuga butumwa baza wadi, aba ba Mukatete, abahanza agahamagara bati ariko ibyo bintu urumva uzabyigira kangaradi mu bisheke kubera iziye mpamvu. Ngiye nyambwira nabo bavuga butumwa, niba mujye mugira amashene yanyu mushobora kuzajya munyuzaho ivuga butumwa ryanyu kugira ngo umunsi babaga ati ntitubashaka mwicare muvuga ati ariko rero Uwiteka yamaye agatuti kanjye, aya materaniro y'abantu 500 najyaga mbwiriza, reka noneho nagiye kubwiriza 5,000 10,000. Sinzi mukunda iki cyubahiro cyo kubona abantu babari imbere, ariko nuko dukora ibiganiro nose abantu tubwira n'abantu, abandika comment n'abantu. Nose usifite abavandimwe, ngiye mfite itorero rinini, mfite bene data dusengana dukorana umurimo w'Imana. Bamwe nize niba umuntu yicaye mukaganira agafata amafaranga yo kuri telefone akakohereza ukagura ibirayi by'abana byaturutse mu ivuga butumwa, ubwo ngo mama mufite bo wati hari urumvira atere bagukubita veni. Reka mbabwire ubugambanyi bukomeye bw'ikibi n'ikiza kiba muntu. Hari naho bahita bashyira kuri billboard nini ikomeye bakavuga ati uyu muntu mumuzane kuri aka gatuti, sibyo? Nimumara kukamuzanaho turaba tubizi neza ko iwabo tugize gute tubahagaritse. Kandi abantu bakerekana ko badahuje mu bigaragara, ariko wajya inyuma mu gikari ukababona mu biterane byabo bose barimo. Yes, nikise nicyo bita ubuhenzi. Bibiliya iravuga ko gukora ko mugome kuri mu buryo bw'amayoberane bwihishwa bukomeye cyane, bw'amayoberane akomeye. Cyo bita amayoberane akomeye nikise ni imitego. Ni no Imana idusaba kwinjira muri Kristo Yesu kugira ngo turye ku giti kimenyesha ubugingo buhoraho, ari cyo giti cy'ubugingo ari we Kristo, kugira ngo none agenda duhishurira aduhe n'umwuka wera nk'isezerano yaduhaye ryo kutumenyesha iby'ibyaha. Cyo ni icyambere, kutwigisha ibirenze ibyo Kristo yatwigishije. Kabiri, kugira ngo azabe n'ikimenyetso kizatuzamura ku munsi w'amateka tukajya mu bwami bw'Imana. Abantu rero benshi ntago babizi iki kintu ntago bakizi, ni ukugenda mu kigare gutyo gusa. Ariko reka mbabwize ukuri bene data nshuti z'umusaraba, mu nteze amatwi mu nyumva neza, reka mbabwire aka kagambane karahari. Niko benshi bagiye bagwamo, niko basigira Steven baguyemo bisanga badateze kongera kugaruka, niko ababate bose babireba bagiye bagwamo. Uri kumva bisanga baratega yaba mu mwuka no mu mubiri. Niho baza wadi bagwe n'undi muvuga butumwa uzahaguruka, uzajya umenya gucengana n'aya macenga niba wumvisha iki kiganiro. Memu n'umukristo uzi ubwenge, kuko abakristo bo nabagenerwa bikorwa niba bazi ibyo ari byo. Uwo babazaniye baraza bagahita bavuga ndabakunda abakristo, uriya muntu yuzuye umwuka w'Imana, bavuga bamubashyize imbere akazi yabashimye ku marangamutima akavuga ko mugiye kurya. Kandi ni koko niba turi muri situation yo gufunga umukanda mukabona umuntu ubatera ikinya ko mugiye kurya, mugiye kwambara, mugiye kumera neza, uwo muntu aba basunitse ababigije imbere. Urumva bahita bavuga ati yuzuye umwuka wera, ariko akeneye ko abantu haba bigisha. Buriya niba ari ikintu cyabaye cy'akagambane gikomeye ku buryo Satani yashatse kugambana itora, ariko turashimira Kristo wagiye hamagara n'abandi bantu babigisha bakaje. Ni ikintu bita teaching bavanye mu nzu y'Imana, abigisha. Buriya kugira ngo abahanuzi bahanure neza nuko umwuka wera manza kubigisha, kuko kwigisha ni iby'Imana itekereza biza mu mitima y'abantu, no guhanura ni n'amarangamutima y'Imana yifuza ku bantu. Buriya rero kugira ngo umenye Imana yifuza ku bantu, nubwo nabyo bikomeye, ariko wakumva n'Imana itekereza ku bantu. Rero ikintu bita kwigisha teaching bagikuyemo. Niyo mpamvu uzabona n'abigisha bameze nk'aba masumuko agati mujye ku ruhande mugende toka kure, agati toka kure wewe, sibyo?
kubera iki? Ntago teaching, ntago kwigisha iyo umuntu yigishijwe neza akarerwa. Kwigisha ni nko kurera, ni nko gukuza. Donc hari umuntu ubwirijwe ubutumwa bwiza, avuka ubwa kabiri, wenda Imana imuvugaho n'iki mushaka, bamuhanuriye ko Imana imushakaho kwihana akanatsindishirizwa. Ariko kurerwa kugira ngo ukure ugere ku gipimo gishyitse, ureke kujya uvuga nk'abana, nabyo bisaba kuba hari umwigisha ugize gute ufite, yamara kugukuza nawe umwuka agatangira kujya kwagura. Ariko abantu benshi ntago abigisha bashaka, ntago abigisha bakenewe. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kumugambanira we ntamenye ibyo ari byo. Aba baza abandi rwose bagiye bagwa mu gatego, baza ugwamo nuko bigenda. Ni nka kuno umuntu aba afite imbeba mu nzu agafata umwanzuro wo gushaka akamashu cyangwa se agatega n'ibindi bintu. Ari imitego najyaga mbona batega imbeba, bamara kuzitega imbeba ikaza igafatwamo, none bakaba bashyizeho ingano, utuntu tw'ingano cyangwa n'umuceri n'iki, ikajya igumya indi ifatamo, noneho zikagumya afatamo ubujanja, zikajya zigumaho zizi ngo ziraza kuvamo, kumbi zarangije kugira gute gucakirwa n'indi kaza, ugasanga umutego uriho nk'imbeba 3 zafashemo ntizibasha kuvamo. Usiye ko nyine ibyaremwe byose Imana yabihaye ukuntu bivugana, iyo zibonye ari 3 zikabona nago ziri kuva aho hantu, zifata umwanzuro wo kurabura ngenzi zazo. Niyo mpamvu ujya kubona zose zagiye. Rero nabo bakristo babaye nk'abantu baguye mu kamashu kandi batazi ukuntu byagenze, kubera ko umuntu araza akaza ari umwigisha mwiza, yahagera kwigisha ibyaha, gudugumurira abantu bo bakura mu kunezerwa ko isi iryoshye. Ubu rero bahita bavuga ati jya ku ruhande. Mu kubashyira ku ruhande habamo amakata. Umwe ntibamubwira, nababwiye ngo ntago ari n'igihe batigwa bakubwira rwose, ahubwo bakabwira message hasi muri groupe bati umuntu uzongera kwakira umuntu, dore birwa bavuga ko atwite, ko yatwite. Si mubibona ku mbuga nkoranyambaga se? Turabibona bavuga ko atwite. None tuzakira umuntu wasamye, baba babeshye. Narababwiye ngo isi yacu ifite ikuntu ishyiraho ikintu cyitwa ukuri nyoma ni iki? Reka mbaho urugero rwo kuri nyoma kugira ngo muze kumva, ni nako kuba kuri izi mbuga nkoranyambaga, icyo bita ukuri nyoma. Ukuri nyoma gukorwa n'abandi, gukorwa n'aba bapasteri, n'aba bavuga butumwa, ndetse n'aba ba YouTube bagenzi bacu. Ukuri nyoma, reka mbahe ukuri nyoma kugira ngo mwumve neza. Ubu ngubu mu gihe cya Mariya asama inda y'umwami Yesu, murabizi ko marayika yamubwiye ati Mariya urahiriwe mu bandi bagore bose, uri umugisha, ugiye kuzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, azaba umukiza w'abari mu isi yose. Iryo ni ijwi Imana ivuganye na Mariya biturutse mu kanwa ka marayika Gabriel. Hanyuma ukuri nyoma ni ikihe? Ni umuntu uje akabona Mariya, wenda n'urugero yagiye kwa muganga gusuzumisha umwana, ni umuganga cyangwa se n'undi mugore utwite mugenzi we, arabizi neza ko Mariya, Bibiliya iravuga ngo Yosefu yari yaramusabye, uri kumva, yaramusabye yaranakoye, ategereje kuzagira gute gusezerana nawe. Arabizi ko hari umuhango wo gusaba no gukwa wabaye kwa Mariya, none abonye Mariya yaratwite. Ukuri nyoma rero ni iki? N'ukugenda ugahita wandika mu gitangazamakuru cyangwa n'ikindi kintu ukavuga ati Mariya ni indaya. Umugabo witwa Yosefu yahuye n'uruva gusenya, arambagiza umugore, uri kumva, witwa Mariya, none uyu mugore ni indaya kandi ntibarabona n'umwe yaratuye mu majyaruguru atuye mu majyepfo. Cyangwa se undi akandika akavuga ati Yosefu turashaka kumuhagarika mu materaniro no kwigaburo ryera kuko yakoze amakosa, arya ubukwe budahiye. Ibyo nibyo bita ukuri nyoma. Ni ukurera bakorera baza wadi inda, bakaza ngo zawadi aratwite, kandi koko wabibona bakanakora na tamuneri. Buriya nanjye ninjya gukora tamuneri ndashyiraho vuga n'ukuri kwa yanda ya zawadi kuramenyekanye, sibyo? Hanyuma twarangiza uko kuri nyoma kwajya hanze, umuntu akaba ariweho umugambano kandi arengana. Imana yaramuhagurukije, bagahita baca umutwe bakavuga bati wowe genda, ntabwo dukeneye kubwiriza. Niyo mpamvu Yesu ababwira ijambo rikomeye, ariko abantu banze kuryumva. Yarazi ko ibi bintu bizabaho, arababwira ngo agasozi kamwe nikababwira ngo nikabashaka, muzimuke mujye ku kandi muvuge ubutumwa bwiza, ngo muzajya kugera ku mpera y'isi yose umwana w'umuntu yagarutse. Ariko abantu nyine ntabwo babishaka, Imana ibamugisha. Rero nsoza ikiganiro cyanjye, reka mbabwire ngo ibiganiro byacu naho ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Shalom, ciao.